ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ni ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu 2026 aho tuje kurebera hamwe ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byifashe bite? Biramutse bitse. Ihuriro rya FCM23 rikomeje gukora udutero dutandukanye aho muri Sud Kivu bamaze kukameza ndetse ubona yuko habaye impinduka zidasanzwe. Turareba muri teritwari ya Walungu, turebe ibice by'ingenzi ihuriro rya FCM23 bamaze gufata, turebe uko situation ihagaze muri teritwari ya Uvira ndetse na Minembwe. Ni mu gihe kandi turi bwibande cyane muri Nord Kivu aho imasisi ibintu byahinduye isura. Ntago ari Masisi gusa, no muri Rucuro ibintu byamaze gufata urundi rwego. Ni mu nkunde rero munyemerere mu minota mike mbere yuko mujya mu mirimo yanyu cyangwa mbere yuko mujya kuruhuka. Ndabizi neza ko hari abavuye mu kazi. Mu minota mikeya turebe akantu ku kandi kubikomeje kugenda ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere yuko dukomeza rero, reka mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana mwese mo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere murebe munsi ya video, murebe ahanditse subscribe, mukore subscribe bityo mwinjire mu muryango mugari wa Dema kumva amakuru cukumbuye kandi yizewe. Nje muri kumva kandi tugiye gukomezanya ndi Damien Umugisha ku murongo telefone, turi kumwe n'umuroko wacu info mugiye kuduhido nido kubiri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Bizima, Bwana Bizima, waramutse neza? Itonde cyiza kuri kese. Bwana Bizima, biravugwa yuko ibintu byamaze guhindura isura. Mbere yuko twinjira neza muri Sud Kivu kubikomeje kugenda n'ibikomeje kugenda bigaragara, ndashaka kuduha idonido kubikomeje kubera muri Nord Kivu, muri headquarter y'ihuriro rya FCM23. Ku munsi w'ejo Joseph Kabila yatangaje amagambo akomeye aho yavuze yuko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'umuyobozi ukiyobora nikitareba neza kiri busenyuke uretse no kugikatamo kabiri. Bwana Bizima, ibi bikagaragaza yuko hari ibyo yabashije kubona nk'umuntu uri kuri tere. Niki uri kubona nk'umuntu ureba situation zikomeje kugenda zibera muri guverinoma cyangwa no kuri uno mutwe wa AFC M23? Yego, icyo nabona kuri ibyo urabona umugabo ufite amateka kandi w'umusesenguzi w'umuhanga ndetse ubona ko ufite n'uburambe n'inararibonye kuba ari umugabo wayoboye igihugu cya Kongo, kandi ubona ko mu gihe cye ariho hasa naho hagaragaye gisa n'ibigwi by'icyubahiro igihugu kigeze mu bijyanye n'amateka yacyo, aho gitangiriye ibihe by'intambara bivuye mu gihe cy'98 ndetse cyangwa 99 kugeza muri 2026 iyi turimo. Rero ikiriho kuri ibi ni ikintu umuntu wese w'umusesenguzi cyangwa se umuntu wese wumva politiki yabereye muri iki gihugu yabasha kumva cyangwa asesengura ibijyanye n'intambara ziri kuhabera. Ni ikintu ubona ko gikomeye cyane kuko ubona ko igihugu kuva aho kibereho muri izi ntambara z'uyu mugabo aho avuye ku butegetsi yabaye nk'aho bihindura isura cyane ku buryo ubona ko igihugu cyabaye nk'icyoramye ku rwego rwo hejuru, kandi ubona ko kuva atari ibintu byoroshye byashoborwa n'umuntu uwo ari wese. Ubu kiriho twajya kwinjiraho cyane bijyanye n'ibyo uyu mugabo yavuzeho, ni ikijyanye n'imirwano iri kuba mu zone ya Masisi ubu mu gace ka Kazinga. Aka ni agace gasanzwe kaberamo imirwano ikomeye mu bihe bitandukanye, ku buryo ubona ko FDL muri kano gace ndetse Wazalendo na FARDC, ariko ubona ko ni agace ubu kabaye nk'akiharirwa cyane na FDL na Wazalendo. FARDC mu makuru dufite ko yakuye muri kano gace ka Kazinga ndetse no muri aka gace ka Murema, ariko hanabereye n'imirwano kuri uyu munsi. Ubona ko
iyi koalisiyo ya FDL na Wazalendo bashakaga gusa naho bigarurira nubwo bitabakundiye kubera ko utu ni uduce ubona ko M23 yashyizemo ibirindiro by'ingabo bikomeye cyane ndetse bikanajegajega ku buryo ko kuba habaho kuba babakora mu byimbo byasaba imirwano yo ku butaka ndetse no mu kirere nabwo kandi ku rwego rwo hejuru kuko yaba drone cyangwa indege zaza mu buryo bw'ubushakashatsi bwo kuba bwakugera muri aka gace budashikamye cyane M23 cyane n'ibirindiro ifite muri aka gace ibasha kuburasa. Rero ni ikintu ubona ko yanze bikunze cyabayeho mu buryo butunguranye ariko muri aka gace ka Murimo M23 yabashe kwihagararaho bijyanye na deployment ya liste nshyashya zirimo zikari nyinshi ndetse n'intwaro zikomeye ku buryo ubona ko uru ruhande rwa FARDC rwabaye nk'aho rukumiriwe kandi bisa naho rutumwe n'ikintu igisubizo bakuye hano kuko bo biyumvishaga ko akari agace bagiye gufata mu buryo bari bamaze iminsi basa n'abirema biyunga bijyanye n'ijambo rya Murema nabo bavugaga ngo twariremye kuri Murema ariko ntabwo byabaye nk'ibibahira babaye nk'abatakaza kuri uyu munsi wa none ndetse bigaragara ko harimo ngabo zo ku ruhande rwabo zatakarije ubuzima ndetse bafite kabiri ndetse n'amateka zagiye zihaboneka bijyanye n'uburyo koalisiyo yari yaje isa nawe ihubutse itabanje gusura amakuru neza deployment ya M23 ahangaha kandi itari izi neza ko yongerewe mu buryo bari bazi neza ko hari koalisiyo ikomeye bari imbere uretse ko batajya bapfa kwishora muri ibi bice bijyanye n'ikoalisiyo irimo kuko ni mu gace kabi cyane kanabangamye cyane ariyo mpamvu bagenda bafatana n'ingenzi ubundi bagatuza bagategereza uza basanga ubona ko ariyo mpamvu ubona ko iyi mirwano yo muri kano gace ka Murema ndetse n'aka gace ka Kibati basa naho babaye nk'abayifataho umwanya cyane basa naho batuje. Ni agace ka Kazinga ntabwo ari Kibati ni Kazinga n'iyi Murema basa naho bayifashemo umwanya wo gutuza mu buryo babonaga ko n'ubundi hakwade basinga guhari ku ruhande rwa FDL cyangwa Wazalendo muri kano gace ariyo mpamvu ubona ko batujemo kandi koko niko byagenze ntabwo bari kurenga umutaro n'intambwe bijyanye n'ibisubizo bagendaga babona muri operasiyo basaga naho bagaba ku ruhande rwa M23. Yes, biravugwa yuko n'ubundi umutekano ugeramijwe muri Nord Kivu. Saa iyi ngiyi byifashe bite mu mujyi wa Goma kariwo mu murwa mukuru w'iyi Nord Kivu kandi ndetse utuyemo abaturage aho Kabila yavuze yuko ku ikubitiro bashakaga kumwica ariko ibyo bitababaje ibibabaje ari uburyo bakomeje kwica abaturage batari Kabila. Bwana Bizima muri iki gitondo byifashe bite muri uyu mujyi wa Uvira? Mu bijyanye na operasiyo ziri kubera muri uyu mujyi ntabwo ari uwa Uvira gusa aha ntabwo ari Uvira ahubwo ni umujyi wa Goma. Yego sorry ni umujyi wa Goma harimo n'inkengero zawo zirimo biriya bice bijya Rumangabo Rucuro gukomeza kugera Kiwanja ndetse ugasubiza muri Sake winjiza hafi ya pariki ya Virunga. Ibice bimaze nk'igihe muri operasiyo zikomeye cyane kandi ubona ko M23 yashyizemo intera n'imbaraga nyinshi ku buryo bushoboka ariho hari kuvugwa ibitero byabaye uyu munsi biri kubangamira abaturage bafite ibintu bijyanye n'ubucuruzi cyane mu ntambwe ndende cyane mu birometero byinshi bijya za Beni Ruberu Butembo. ubona ko uyu muhanda wo kuva Goma uca Rucuro ukomeza uzamuka hano Rumangabo winjira Rucuro winjira Kiwanja ukomeza aho bita Mabenga hafi ku kiraro ugakomeza ujya Beni werekeza munce za Ruberu ugakomeza ujya Butembo. Ni umuhanda mugari cyane ukomeye kandi umuhanda international bahuza n'igihugu cya Kenya ko ibiva ku cyambu cya Mombasa iyo biciye muri uyu muhanda iyo uvuguruye biba bugufi kuruta kuba waca Uganda ukerekeza Kampala uca mu Rwanda ugakubanuka
mu karere ka Rubavu winjira Goma ukongera gusa naho kubanuka ujya Rucuro werekeza Mabenga ujya muri kariya gace kari kuberamo biriya. Rero ni ikintu cy'intera ya kure cyane ariko byari byoroshye kuba bacisha uriya muhanda wa ruguru, ariyo mpamvu ubona ko mu bijyanye n'ubucuruzi n'ubukerarugendo cyane mu buryo bujyanye no kwishyura ukizana ku baturage mu kuva muri Goma werekeza muri kano gace ka Beni byari byoroshye cyane mu buryo bushoboka, ariko ni ikintu cyabayeho gisa n'ibiri gukoma mu nkokora umutekano wa M23 muri kano gace ka Nord Kivu, ari byo bigaragaza umwanzi udashaka amahoro, kandi ni nako bimeze, kuko ntabwo iyo ugiye gutega umuhanda ubuze umutekano umuturage ujya mu bye yashoye uzi ko harimo n'ibihombo ndetse n'urupfu, icyo ntabwo wagikora uri umuntu ushaka amahoro mu gihugu runaka cyangwa mu gace wibasiye runaka, kuko iyi modoka yibasiwe yagabweho igitero cyane, ni imodoka y'ubucuruzi yari ijyanye abantu. Yes, ni ikibazo gikomeye kandi gikomeje kugaragaza impinduka zikomeye ku murongo wa telefone. Byagaragara yuko ndetse bikomeje kugenda biba ikibazo. Ni mu nkundire twongere tumenye iby'iyo modoka ikomeje guteza ikibazo ku rwego rwo hejuru. Bwana Bizima, turebe uko byifashe ndetse ubona yuko AFC/M23 yakushyizemo imbaraga. Bwana Bizima, arugeze ku by'imodoka, tubwire ido n'ido yafatiwe muri ibi bice bya Nord Kivu. Yego, ndimo mvuga ko ari imodoka y'ubucuruzi y'abaturage yerekezaga mu gace ka Ruberu ndetse kugeza Butembo, ni mu birometero byinshi cyane birenga 100 uvuye mu mujyi wa Goma. Barimo basa naho ari abantu basanzwe mu bintu bijyanye n'ubucuruzi, kandi niko bimeze muri kiriya gihugu. Ntabwo abaturage baho ntabwo bigeze bazinga amaboko, ni abantu bakora cyane ndetse bamwe bajya bagwa muri ibyo bikorwa, ariko ni ikikwereka ubushake bw'igihugu gifite imikorere ariko cyabuze umutekano. Rero aba bagize amasanganya bahuye nayo hafi y'ikigo cya Rumangabo utarabigeramo, bagabweho n'igitero cy'abantu bavuye muri pariki ya Nyiragongo, babagabyeho igitero ku modoka iraswaho cyane bikomeye, ndetse umushoferi ndetse n'abandi bagenzi n'abakiriya bayo bitwa ko ari abakodaje n'ubundi bari babishyuye nk'abandi bugezweho bagiye bane barakomereka, ariko bihutishijwe kujya ku mavuriro ari muri Rucuro muri ino ntara mu buryo bwo kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze bugende neza. Ariko M23 ikurikirana ibyo bikorwa bibereye muri ako gace kuko yahageze bitarenze iminota 30 bitewe n'uko pozisiyo yabo yari bugufi, ariko ntabwo haraboneka ibisubizo byabonetse muri ubwo buryo bwo kuba bakurikiye umwanzi. Ariko ikigenderwaho ni uko nta muntu uratangazwa ko yatakarije ubuzima muri iyo modoka, kandi ubona ko ari igikorwa cyari kimaze iminsi cyari kiriho muri iriya pariki ya Nyiragongo ndetse na pariki ya Virunga na Nyamuragira, ari pariki zari zisa naho zitaweho na operasiyo ikomeye. Ubona ko n'ibyo babikoze kubw'umushinya bari bafite, bashakaga ko batanasige hari umuntu n'umwe uhumeka, ahubwo ari uko babaye nk'abazibirwa n'ibitero cyane, byabaye nk'ibizibira iyo mirwano yari ibayeho ku ruhande rwa M23, bikaba bitabahesheje amahirwe yo kuba basa naho bakoze ibara muri ako gace, ku buryo iyo modoka nta muntu n'umwe wari gusigaramo ahumeka umwuka bazima. Ariko magingo aya ni bazima, n'abari bagize ikibazo bari gukurikiranwa, ku buryo ubona ko byanze bikunze ku ruhande rwa M23 bashyize umwanzuro wo gufata ibyemezo bijyanye n'umutekano w'icyo gice, haba hari n'ahari hari intege nke bagiye gusa naho bongera imbaraga zishoboka, ku buryo nta mwanzi ushobora kugaragara mu bijyanye n'ihuzanzira zuriya muhanda ujya Butembo uva Beni Beru werekeza mu mujyi wa Goma, ku buryo umutekano wawo ugomba kuba uhagaze mu birometero birenga 25 cyangwa 30 uvuye kuri uwo muhanda werekeza mu bindi bice. Uwo ni umwanzuro wihawe cyane ku ruhande rwa M23, kandi ubona ko babyemeje ko bagomba kubikora kandi bishoboka, kuko
ntacyo babuze, ari ubwitange n'ibikoresho byose babifite. Yes, bwana Bizima rero reka tunyarukire muri Uvira dukubite tubangura turebe uko situation zihagaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Yego, ikiriho muri Uvira ni amakuru akomeye cyane agaragara kuva ku munsi w'ejo yuko ingabo zikomeje kwiyongera mu mujyi wa Uvira, harimo ingabo za Tanzania ndetse n'iz'abarundi cyane ku rwego rwo hejuru. Ubona ko ingabo z'abarundi ziri muri uyu mujyi bikomeye cyane ku buryo ubona ko umutekano wabo urisa naho uri mu bice byose bijyanye n'uyu mujyi. Rero ni ikintu gikomeye buri wese yakwibazaho ko habaho kwagirizwa ko uyu mujyi ugize ikibazo uhura nacyo kijyanye na kuba wakwigarurwa n'uruhande urwo ari rwo rwose, yaba M23 cyangwa se urundi ruhande. Bafitemo uruhare cyane rukomeye ku ngabo z'u Burundi ziri muri uyu mujyi, ubona ko zisa n'izasakabatse mu mpande zose ndetse n'intwaro ziremereye zose zigenzurwa nawo. Byaba ari ikibazo gikomeye cyane, ariko ubona ko hari umwuka mubi cyane ku bijyanye na FARDC igenda ishinja ko izi ngabo z'u Burundi zifite ubugambanyi bukomeye cyane butitawe ku gutakaza ndetse no guhomba byinshi bahombye mu mirwano bagiriye muri iki gihugu cya Congo. Ariko ubona ko FARDC ibashinja ko bafite uruhare runini rukomeye ku ruhande rwa M23 ndetse rw'ibanga ruhishwe yuko uyu mujyi wa Uvira ushobora kuba waragambaniwe kandi bishobora kuzaba igisubizo kuri M23 mu buryo bihishwe. Abangaba bagasa naho baba bari kubyina ibyo batazi, ariyo mpamvu ubona ko hari ingabo nyinshi za FARDC zigenda zikuramo bucece zitatanze amakuru ndetse zikoresheje kompanyi zo hasi cyane mu buryo butaziguye, mu buryo bwo kuva muri uyu mujyi. Ubona ko basa naho baba babwira bagenzi babo bati mwaragurishijwe ntabwo muri abiyo. Yes, bwana Bizima rero nkundira dusoreze ngaha, ariko mbabwira yuko muri groupement ya Mushinga, aha ni sheferi ya Ngweshe, aha ni muri teritwari ya Warungu. Biravuga yuko ihoro rya M23 ryakoze agatendo magingo rikaba ryahashyize mu biganza byayo. Ibi bikaba bivugwa yuko bino bice bakomeje kugenda bafata ari ibifungurafuwe yo kuba habaho komunikasiyo y'ingabo za M23 ziri muri teritwari ya Warungu ndetse n'ingabo ziri muri teritwari ya Minembwe. Ngayo nguko rero update nakagaruka, twongeye tuze gusubira mu masaha ari imbere aho turi bugaruke tubabwira n'ubundi ibigezweho nk'uko mubimenyereye. Reka mbifurize kunogerwa na gahunda z'uyu munsi, abagiye kuruhuka mbifuriza kuruhuka neza ndetse n'abagiye gukomeza akazi tubifuriza akazi keza. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe, nihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'amari buri zone y'intambara. Ciao.